kubera amakosa bakoze yo kwirukana abakinnyi batanabakinisha amahana yake amafaranga y'amakipe yewe. The claim of the claimant Sharaf Eldin Shibiob Al Abdelrahman is partially accepted. Agomba kwishyurwa miliyoni 23,950 kongeraho inyungu ya 5%. Nubwo ni miliyoni 31,950 y'amafaranga y'u Rwanda as compensation for breach of contract without just cause. Plus 5% interest from September 2022 until the date of effective payment. Romva ni mutishura mu gihe cy'iminsi 45 Kiyovu Sport muzahagarikirwa kwandikisha abakinnyi bo mu gihugu n'abakinnyi mpuzamahanga kugeza igihe muzishyurira, kandi ibyo bihano bigumaho mu gihe cy'imyaka 3 yikurikiranye. Hanyuma iyo bitagenze gutyo n'ubundi bihano bigumaho mutishyuye. Bikaba hashingiye ku ngingo ya 24 igika cya 7 n'icya 8 na article ya 25 ya transfer y'abakinnyi. Iki cyemezo kikaba cyabaye ntakuka. Kiyovu Sport kandi igomba kwishyura uwo bita John Otenyala Hames Roba miliyoni 15, umushahara $600 wo mu kwezi kwa 8, umushahara $400 wo mu kwezi kwa 7, aho hose ugenda ushyiraho 5%. Wango agomba kwishyura mu gihe kitarenze iminsi 45. Ufashe amafaranga ukayateranya ukongeraho ya Shibu ukongeraho John Otenyala, Kiyovu Sport yasabwa kwishyura ibihumbi 63 miliyoni 33 z'amadolari bitarenze iminsi 45 from now. Ku mukinnyi utarige ku bakinnyi batigeze banakana banambaye none jezi ni bayambaye uretse wifotoza. Icyo nicyo bita proper management, cya kintu duhora tuvuga. Proper management uri kubyumva kugira imiyoborere mizima ikora ibintu uko bigomba. Nigeze kuba urugero rw'abantu muri Tanzania bagiranye partnership na La Liga biciye muri company yabateraga inkunga yitwa Sport Pesa. Abantu muri La Liga muri Espagne baje muri Tanzania bareba uburyo amakipe yabo ngo banategura icyo bita match day, umunsi w'umukino wabo kugenda like match wenda iri regional saa 9 abakinnyi ba Rayo igiye gukina na APR. Dufata urugero kuri imwe muri izo babyutse sangahe, bariye bate, baganirijwe bate, bafashe bisi ryari berekeza ku kibuga, umunsi like umunsi wa match ubwawo retarone ni y'imyitozo ugenza ute. Barabwa ati you guys mbere yo kwirirwa mwigora mutubwira ngo tubatera inkunga ngo abakinnyi banyu ngo tugirane partnership byumva naha mu Rwanda bivuga ngo tubohereze baze wenda kugerageza mu makipe mu giciro byo hasi muri Espagne, bati byose byo by'ingenzi. Dore ikintu mukeneye mbere y'ibindi byose mukeneye kwigishwa ikintu cyitwa proper management. Uko ikipe iyoborwa ite, ibyemezo bifatwa bite, nande, kubera iyihe mpamvu, ryari. I'm telling you, iki ni ikintu cyakozwe muri sort of like gutwika kugira ngo twereke abantu ko Kiyovu duhari n'umwaka utaha, twereke abantu ko tugiye kuzana n'abakinnyi bakomeye. Ubwayo timing yari wrong, iri no mu byabavangiye mu gusha champion kuko yari itarahemba abakinnyi, hanyuma igaragaza amashusho n'akamafoto yuko bamaze gusinyisha abandi, bita bituma abakinnyi ba Kiyovu bigumura. Match yasize muzi ko bagiye kwikina batinze, murabyibuka ko bagezeyo hafi mu rukerera bagiye mu rukerera afite match saa 9 babigiriyemo inama na hari ingingo ndetse na none abakinnyi batabakeneye n'umunsi umwe bagomba kubishyura miliyoni 50. ubundi biriya biba uzise niba hari abantu bazi gukina ama equipe izo affaire n'abantu bitwa aba agent de joueur, abantu bagurisha abakinnyi, areba equipe akabona ntago muri beza mu ko managinga ibintu nk'ibyo, kumenya ngo turaguruwe mukinnyi biraca mu zihe nzira, ese tuzabigenza gute kugira ngo tumenye ko ari umukinnyi muzima. Bakazana umukinnyi babizi neza ko bagusinyishije umukinnyi udafite ubushobozi, ukamuha amasezerano. Mu masezerano we bagashyiramo ko mu gihe uzaba umwirukanye
hari ibintu bigomba kuzashingirwaho. Akiza wowe ubitewe n'umujinya n'ukuri kubona ko wa muntu nta kintu aza kugufasha ugashaka guhita ubreakinga contract utanakurikije bya bintu. Akuza amafaranga ari bwano hanze abantu bagiye muri FIFA ukuntu bingana. Icyo gihe niko birangira umuntu adakinnye. Ese ko muvuga abo ngabo b'abanyamahanga baje mu Rwanda ntabakinnyi b'abanyarwanda muzi basinye mu gihugu cya Kenya agahabwa amafaranga n'umwambaro atawambaye cyane. Amahoro Vincent byagenze bite? Amahoro Vincent 10 zingaye barazimuhaye. Umusaza aragaruka i Kigali. Ibyo rero bisaba ngo muri equipe hari ikintu nyamona muri sport yacu abantu badakunda kujya bafunga utuntu tw'utudetaye. Ariyo mpamvu dusanga izindi equipe zifite abantu bafite inshingano muri club ukibwira ko uri guhemba benshi ayubusa ariko bafite impamvu no kugira ngo izo detaye nyine zifungwe. Wowe Rigani ushinzwe gukurikirana ikintu cyitwa rekirtoma. Ukicara muri ofisi buri munsi ukabyuka aricyo uje gutekereza. Umutoza akaza kugira ngo dukene kuri nimero 3 umukinnyi muri axe hagati mu kibuga naha. Rigani ugasanga umwaka wose ari kwirukanka ibibuga byose no hanze y'u Rwanda ashaka umukinnyi. Kurusha uko umuntu ajya muri Adobe agaterateranya amafoto, amavideo akakubwira ngo akohereje umukinnyi ngo kazi. Uwo mukinnyi akaba ari cyashinzwe. Uwo muntu akaba ari cyashinzwe. Noneho wowe ugasanga atari wowe bifataho umwanzuro wenyine. Ukaba ufite umujyanama mu kintu cyitwa kurekirita. Noneho mukaza gushyira board ikintu mwamaze kugeraho. No mu bindi byiciro gutyo